mureke ibintu byo kurwana mureke ibintu byo kurwana niko ariko oya ariko mwihangane mwabandi mwihangane ese gutumuna gusohokana nta mafaranga afite ahagije ubu se ko yansohokanye abantu baciriritse gutya nkuba njyanye ku mucanga byagenda gute bamukuramo noneho n'umubiri. Alo? Yes. Salama. Urize munywa? Ndi hafi n'akazi kawe kabisa. Arazano kari kabereye hano Gikondo. Kandi se bwoko ki noneho? N'akantu k'umutipe yasohokanye umukobwa nyine kumwishyura biramunanira najya gufata ku kanseriviyu. Reka genda. Aho ngaho ku kabari? Hano nkorera ku kazi. Yayabuze neza? Yayabuze kabisa uje ugafata ayo makuru byaba byiza. Reka tunyaruke rwose tukamfata akamoto. Sawa. Sawa. Bakunze ba Yawe TV rero reka turebe n'ubundi ibintu byo kwirarira basanzwe bibaho kandi abasore n'ubundi ibyo bintu barabikora cyane ugasanga basohokanye abakobwa ibintu byo kwishyura bibaye ibibazo bitewe nuko wenda ari ukwiyemera. Reka tugende turebe ukuntu bimeze turahababera nidusanga ari ibintu bidafatika ntago tubibahereza nidusanga ari ibintu bifatika bishobora kuvamo inama cyangwa n'iki reka tugende tuhagere turebe ukuntu byifashe. Cameraman reka turebe ukuntu twahagera wenda tushaka akamoto nahangaha reka nze ndebe wa muntu wampamagaye ndebe ko wenda mubona. Salama. Bimeze bite Eric we? Amakuru ki? Makuru ni meza. Mese babantu muhamagaye bari he? Abantu bari bagiye no kugenda ahubwo wabuze. Barahagana he naba. Numva kweretse tugenda. Nabangaba bari hano se? Naba bari hano. No se ko mbona bihashwanye bimeze bite? Sister bimeze bite? Ngo bimeze bite? Kutishyura aho ufite ikihe kibazo. Nese ikibazo nuguhamagara itangazamakuru se hako nabaye. Nese baje batubitse. No se baraduhamagaye no se tuzitabe se turabahamagaye kugira ngo bimenyekane ko nangwa se wowe rona no se ubundi byagenze bite sister byagenze bite wowe dufashe tukubwire byagenze bite se byagenze uko nguko uri kubireba iho yatubwiza ukuri byagenze bite ntago mbizi oya tubwira ariko reka twibarize ba nyir'ubwite sister ni wowe ukora hano byagenze bite rero abantu baje banyaka serivisi mbaye byose muri kureba mbandika muza fagitire none nago bari kwishyura bari kuba amafaranga 10,000 kandi ari 18,400 mu 18,800 bari kuguhereza nga ese waturetse wa muhungu we ko atari wowe waduhamagaye naga ari waduhamagaye sister twibwirire sister banyaka serivisi ndakorera none bakonsomya ngahe 18,800 ubwo harabura hangahe harabura 8,800 none urumva byagenda bite none se sister umva wowe ubundi usohoka umukobwa gute kubura amafaranga yo kwishyura akanje nayo nyafite sister ngo tukoze nese yagiye nyine yagiye asema ubundi nago wagiye utambaye nago bivamo ahubwo hora turagusigara baza bavana kamera turayisigara nimumfate imyenda yanjye se kubaye asa amafaranga se nese yagandi 18,800 18 nyine mukure kamera ibintu bikemo oya mureke ibintu byo kurwana mureke ibintu byo kurwana niko ariko oya ariko mwihangane mwabandi mwihangane turabiteza babishira igihamagara umuntu akaza kabishira serivyo yijyane wo oya ariko byari birimo byari birimo ariko ase ubwo buzana kurabe 8,000 wowe nese mwabishira mwamagara umuntu akanyeza amafaranga mukanyeza amafaranga sister wafashije umusore wagusohokanye wowe wamufashije wo kwishyura bitode ariko wamagara umuntu utamagaye karamuhamagara ubu tuza nyine muhamagara abandi bakiriya tuza nyine muhamagara telefone siri yego nafata abandi bakiriya tuza nyine muhamagara umuntu wegira ngo uri kuzitesha igihe wawe uri kwitesha igihe mwitore sister wowe urabivuga iki nese yakishe kandi twagwaye yego oya basi muzana izo nkweto ziwe basi ntabwo tuzaburamo ayo angahe se bura mwaza 8,800 ntabwo azaburamo hora muri zirankweto yego komashara byose turajyana biri
Sister, umva nkubwire. Basi reka tuganire twumufata gate basi tuganire twicaye. Oya ihangane sister basi mudufashe. Kuki mumva ko tutanabonga basi muka. Oya nyine umva cameraman. Basi fata gatebe. Egeza hino. Sister egeza hino agatebe. None bino binari egeza hino agatebe. None bino binari byo waraturogoye mukino. Reba ukuntu ashitse neza nibe bisengera dukora itashye ngiye gutaha meze. Oya mwegerane basi tuganire. Niko none se koko aya mafaranga mwakonsomye koko nese uburebye wowe ibintu byose yuhanye n'amafaranga 18,400 18,400 uya twayakonsomye jya wemera ibyo bandure inshuro ebyiri nese ubu ntago bari kwitonda basumuragama niba nayo mfitemo yose nkamugana umuntu akanyeza amafaranga hari wose byibuze bagerageje guhamagara na bankundiye se nese urataha gute nta nkweto ndiyeranje akabigaza kwakaza sister wowe birabivuga hiki nese unabigenzane ese gutumuna gusohokana nta mafaranga afite ahagije ubu se kwansohokanya abantu baciritse gutya nkuba njyanye ku mucanga byagenda gute bamukuramo noneho n'umubiri sister ko asubundi shere ubundi ubone agore kunkomeraho kwe abarira cyane nagusohokanye cyangwa wansohokanye nose ntago bamutera n'inkunga basi akareka mbabarira cyane ese gute umukobwa oya nese uko atashiyambaye ubusa nakazi ke wamwumvishe sheri wawe namwumvishe nese niwe wabigenza uti nese uragenda ute n'amaguru utahaho ubundi ntaye kanombe kuva igikondo gikanombe barataha n'amaguru nakundi nyine se ko ndagenda ndiyeranje nyine agenda n'amaguru ariko ndagerayo tu n'amaguru atarimo n'inkweto ndashaka niyanje ngo basi n'udusiripu kuntu yende mwambaye nase undi sister amukunda ndamukunda uko mutaye mu nama ariko nawe basa byibuze nta mushiti wawe wahamagara byibuze akaguhereza nka 2 byibuze cyane mbabarira nase gute nase yanywaga nanjye nwaturya abona ko amafaranga ari buve he akonda nawe ushobora ko nose bibandi bimwe mwavuganye ko muri bukonsoma ngana none se abantu iyo basohokanye baraza bakavuga ngo turakonsomaya wowe ko cyubundi wakonsomye byinshi wewe kwa konsomye byinshi kandi yaguherezaga amafaranga wari ufite amafaranga make ugakonsoma ibirenze amafaranga mani nje ayo nari mfite rensi ko ngiye biri buve nose ntago bari bakubwiye brushette arangahe mitsenge yarangahe ntago bigeze babimbwira kandi nawe ujya gusohokana umuntu n'umukunzi wawe no urugero cyangwa wirarire wanga kumubwira ko nta mafaranga ufite bakajya baza kwirarira nyine kw'abahungu niko kwirarira kw'abahungu ese ubundi ibi bintu bisanzwe bikubaho akareka n'ubwambe no we n'inyatsi ni marine ni marine n'ukuri wamwumvishe seshe nuko mbwiye akambabarira cyane ubu ntabwo tukiri abasheri abajama biyemera nkawe njye si uburanga ati imbere y'abantu njye nagomba kundi nyire n'isi yose bibone ko abahungu biyemera urabahereza ubuhe butumwa umva mana yanjye mw'abahungu mwe nimushake mujye down mucishe make mucishe bugufi ubu murakomezanya kare umuntu yagusebereza none imbere y'itangazamakuru isi yose igiye kubibona ngo sheri bamukuyemo inkweto bamukuyemo ishati n'ingofero ubu se uratahuta urabivugaho iki wowe nese warenzaho iki uko nsebereje imbere yanyu ubwo yari narenzaho ni njyewe amafaranga wabuze ndi igiki nimujama si umusazi ese ubundi wenda kutamusuzugura basi ukamukomeraho amafaranga ariko mukava hano nk'intwara amafaranga mfite wana yo gupfubusa nta n'umushiti yo gupfubusa nta n'umushiti wahamagara basi akakuguriza nese ubwo nkanjye nk'uko narangiza ikibazo ni gute utambwira niba dukoko niba uko unkunda kuki utakagombye ko no kumfasha wansohokanye nagusohokanye ese niba nayo nagusohokanye bivuze ko ngize ikibazo ko utakimfashamo ubu se noneho mugize ikibazo kirenze kimwe kinoneho namwe simbakunda none nanjye ndakubaza wansohokanye ahantu haciritse gutya brushette igura 700 ubwo nsohokanye ku Gisenyi guri cya 5 wabona yo kuyishyura hejuru tu brushette 10 nashaka umva muri mikoro nshaka kwigendera ariko nawe tuvugisha ukuri wenda wavuze ngo yagusohokanye ahantu haciriritse ngo ese nk'umunsi yagusohokanye ngo ku mucanga ngo bizagenda bite hazaze nyine musohokane nanjye ngo nzashaka ibumba 800 ugurebye nawe nagukubita video nkakubita umutwe ariko se nawe reka uburakari nawe reka uburakari reka kamere urukundo ruratsinda nkoraho twumvikane utangora se musaba imbabazi ansaba imbabazi ziki zigisebo asakije gufishiriza babarira basi mupfukamire nde ufuka
pfukamira abanyamakuru b'ibiganiro ntibazabisohore ibyo bintu baje ariko se nawe ntukagende gutyo sesa ntukagende gutyo ubaze n'ikintu wasayide basi umukunzi wawe umusayidira iki ariko none abakobwa twaro abahungu bari gira ikintu basi umusayidi yawe ubu muri iyo bag yawe usanga harimo n'amafaranga ariko ukaba wanga kumufasha nta mafaranga mfite yo gupfa ubusa musore basi se yagutije n'amayinite basi ko na telefone ushobora kuba wayitwaye basi ugahamagara mu rugo cyangwa abashuti bawe bakishyura ukataha wambaye inkweto zawe hasi ubundi wamukundaga uyu musore mbabarira wa munyamakuru we mbabarira tubwiza ukuri wamukundaga mbabarira we wakwiye iyo kamera oya tubwire wamukundaga kugira ngo ntabwo muba oya nyine tubwiza ukuri wamukundaga none se kuba namukunda no kuba nsebeje bihuriye he agusebeje gute ubundi na akutekereza ari girlfriend wawe bakuyemo inkweto imbere ya kamera ese ubundi nawe birabicuma kandi ubwo nibo baguhamagaye nibo bavuye kuguhura cyangwa ubu uri aho ngaho nawe urekereje nk'abandi bose musore twebwe ntitwitwareho umwikomo nyine ni ibi ngibi nawe urabizi bibaho kunyumva genda wamumarira mu gisebo hasi turagiye koko sheri wawe nawe aragiye nose mbigenze nose basi kora ari amaniga bose wagiye ukavuga ukabatereta bakagumana wenda iki kimwe muri byo cyafata 8 cyangwa ukabereza rendezvous igihe uzayabazanira basi ndabagende batete ndeye ko bemera basi mbasigiye n'akaraga muntu kanje ndeye ko ndako irangamuntu sigiye yishyura bro nyine ndabanyibasigiye ese no kuri mobile money nta na 5 rufiteho nta mfiteho mani yose nayabikuje yose nayabikuje ase tuvugisha kuri bro oreya ntago rubizi ko amafaranga yarenze mani ngiye biteye n'ibyo bari bazanye gatari burenge mani kuko nge ahantu menyereye ko Petit Mitsingi cyangwa oya wiraririye cyangwa uri umukobwa ntago ruzi ko anywa kuriya cyangwa arya kuriya mani wisi byenda nibyo yari yenda ko atina byinshi cyane ariko nibyo twagenda bimenyereye ko Petit Mitsingi ahandi cyangwa njya igura 600 ese ni yibi inkoko yahamagaza inkoko nayo wari kubyemera yihamagaza Mbese nari kubigenza ku mafaranga wari ufite uremera wari kwemera inkoko yizana wari kwemera bayizana oya ntabwo nabyemera ku mukonga kubera amafaranga yabitse ko ku mufuka ni nibitse amafaranga makeya 10 ryawe ku 10 ryanjye iyo numvaga yuko nitugura izo fanta na brushette zinga hariya n'agafiti nanjye ka Petit Mitsingi hariya ko biri bukemuke byose ko amafaranga nari mfite ko nibura ko byose bikonsome byose bikavamo ubusura taho nyine umurane ndaje niyarane ndebe uburyo mpamagara ndebe nibura ko banye ndebe abashuti banjye ndebe ko banyereza nibura nk'agatike ubwo n'utwo silipa gutyo gende nambare atagendesha ibirenge ariko urabona ko ibintu wabangoye nanjye ko atari reka tugushimire base twihanganishe twizera ko wenda uzayabona ukishyura bakagusubiza amadrip yawe inkweto zawe n'akagofero bikagenda neza ariko uriya mukobwa we sinzi niba muzagumana nyine se n'ubibona nyine ibintu abankoreye imbere akabera base ntuzamusaba imbabazi buriya nyine ku rundi ruhande namusaba imbabazi ko ibyo nakoze yanjye atari byo ariko nanone birabibora nanone abankoreye byo kunkatira imbere y'itangazamakuru none ko atari byo biriya nawe ntabwo yagakwiye kwihagararaho nawe nyine mbese akihagararaho nawe ntatume akunsereza imbere y'itangazamakuru ko ibyo wakoze ntabwo byari byo dusoza ikiganiro basi reka twihanganisha ku bikubayeho bibaho nta mugabo n'ubundi bitabaho kubyumva ariko nyine umugabo baravuga ngo umugabo mugaseka imbohe ntawagusa kubyumva ariko nawe ujya usohokana umwana ufite amafaranga ahagije sawa mwakoze kubana natwe bakunze ba TV rero ibi ngibi bibaye hano nta musore bitabaho ariko abasore namwe mureke kwirarira mujye musohokana abakobwa mufite amafaranga ahagije n'umusohokana agasaba ibyo udafite uzajye ubyanga niba ari ifiriti gusa ayirya yonyine niba ari fanta gusa yinywe yonyine ariko mujye mureka kwirarira mwakoze kubana natwe mwari kumwe na Joanna Brezius mwakoze